na mbere ni ibintu niyumvagamo, ni ibintu numvaga nkunze, ni ibintu mbese numvaga byanga byakunda nzajya mu kera nyiri umwana uko najyaga nyina amateatre nkiri muto cyane mu rusengero, ku ishuri, okay, mu rusengero no ku ishuri. Noneho nkanakunda no kumva na teatre. Nkumva byanga byakunda nzajya mu ndamutsa mu runana iki, nkumva nyine mfite iryo shyaka. Amahoro kuri mwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu bya In and Out TV. Amazina yo ni Baby Nessa. Ntago mba ndi njyenyine rero, mba ndi kumwe na boss wanyu. Banamwita nde? Sendi boss ra. Umuyobozi mukuru. Uragiye nguze kubona uko nyishyuza wisanzuye. Urabona ari njye wambaye ikote. Banyarwanda kazi ubwo atubwiye ko badahemba merci ngo ntacyo abaha. Oya. Ngo nta na kimwe abaha. Wapi kwa merci ndahembwa ahubwo icano yanyu ni itagabura. Yiwe uravuze ngo ntago tugabura. Aha ngahibwira abantu bawe sonde urabibwira ntibakuzi. Ibiganiro 17 ngoze. Wapi nagari ngombwa. Icyo tuyibutsa no kubaha akanya bagakora subscribe. Ahubwo akira umutumirwa. Umutumirwa tugiye kwakira no munsi. Se turamwakira gute? N'umukinnyi wa filme ukunzwe uzwi na benshi, ariko ngo n'amakinamico agira akina nibyo araza kubitubwira. Turakwakiriye mu kiganiro. Murakoze cyane. Nanjye nihaye welcome mbere yuko munyakira. Yes, none se sindicaye ahangaha. Oba imusango. Nabaye umusango. Wari wowe nawe ninde wari kwakira undi? Aje agusanga ha ahisa nakwakira. Usemani muri kujya mwereka abantu seka ko naje nyuma. Ko nyererwa. Banyarwanda mutazanyima akazi ngo ndatinda ndazinduka pe. Shabakaguye. Bakame ndazinduka. Ubwo se uri kumva ari gushaka kandi kazi kavuye muri aka ngaka, ubwo ni ukuvuga ko ari gusezera. Arimo arasezera mu cyaye. Oya se kandi atatwibwira amazina yawe kuko ngiye nkuvuze si byiza. Umusitari bura kumuvuga ari gishaka kumuvuga ukamuvuga nabi. Ikibazo nagize ntago wamenye iryo uvuga. Hari Fanta ibyo ari nanjye urizi cyane. Fanta hari Trezoro, hari Atanazi. Siwumva kuri kumuvuga, ntiwumva se kuri kumuvuga nabi, ariko buriya hari ukuntu afite yivuga. Afite uburyo abayivuga. Umwanya n'uwawe. Rero kubera ko nakomera ku bintu by'umuco cyane, ariko umuco nkawugira biragoye kwivuga nkuko mwumva abandi bivuga, kuko ngiye nivuga amazina gusa, ariko abandi bivuga amazina n'imyato. Ahubwo se wowe mpano nayo ufite. Ayo mpano nayo ufite. Low capacity yo kumemoriza. Nasanze bira bintu bisaba memory iri hejuru, kandi yanjye iri hafi. Uravuze ngo yawe ngo nakivamo ngo nakigenda. Nshobora gufata ibintu ahangaha. Nagera nk'ari hakurya uko wabyibagiwe. Ukibagirwa wabishize kandi keretse ngarutse nkabitoraho nabisize. Hanyuma so ubwo uratubwiye ngo nibyo Papa Sava kwandikira wikinira ibyawe. Arabinyandikira narangiza nkagenda nkabikina, nkimara kubikina ntiwabinsubirishamo. Kandi twari tugiye gutangira ahangaha uburyo wigira ngo muke abakobwa uri kubaha amafaranga utanagira rimwe na rimwe. Rimwe na rimwe nayo ubwo nyine muranzanye. Okay, amazina yanjye nitwa Muhoza Jean Trésor, niyo mazina banyise. Fantastic bakarihina bakanyita Fanta, ariko ubundi ni Fantastic. C'est fantastique. Aho kana murakibuka? C'est bon. Siko murangurishije kabisa. Nago kana mukibuka. Sandira ntago byahageze. Oya seka. Igitombesha publicité ya Fantastic. Nayonze. Kandi ngo n'umunyamakuru winjiye utubwira ugeze i Kigali ryari. Inshuro nesavuze ibyo bintu ndimo ndanyerera ngo kandi ngo n'umunyamakuru. Oyambye ugeze i Kigali yego turabizi Nyamasheke ni kure. Yaje mvuke Musambira ni hafi y'i Kigali cyangwa igihumbi. Aka kanya wisuvuke Musambira. Konje buriya mvuke Igikombe. Ubu ngo abona no kwiranga umuntu arabeshye ngo ni Igikondo. Oya kwinda umuntu hariho Muhanganya amabuye. Katwikomereze n'umutumire. Ndagira ngo ahubwo mbere yuko nkomeza nkibarize
ni gute njyewe numvishe publicité ya Fantastique inshuro zirenze na 15 zikagenda zikagera nko mu ijana wowe wimusambira wegereye aho Fantastique ahubwo Fantastique iba hehe aho nyumvira ariko Serono Isakari c'est Fantastique ubundi nzi ko ni naho ni pronoun ni adjective mu bintu ni okay amashuri byaribagiranye byaje kugorana mbibutsa kashoje vuba ubwo ngubwo niba atakibyiye kugo mu mbwira soza nabi binagize ugiye gukoresha kurangiza se oya na humura nagutura oya ariko Terezo no kuri mu nsobanure Fantastique ni Fantastique ni restaurant ariko hari n'inyubako yitwa Fantastique ara mu mujyi aho nago ziba yamamaza abane kuri radio yacagaho buri munsi koko ariko icyo gihe bamamazaga restaurant Fantastique restaurant wabona ari imyaka yanjye bikeya ariko ntabwo ubu ngubu ngenzi restaurant ndi umuntu sinanjye nyiri iyo Fantastique nanjye nabibonye gutyo nkibaza se byaje bite ahubwo nanjye ibyo nanjye kubaza byaje gute kwitwa Fantastique oya ni izina banyitaga kuva kera nyiri muto n'izina ariko byagiraga icyo nishingira no rya mama wanjye yari nyisekera ndi nyine gato yanda akabebe ndangije ndakura rero ndarikurana muri quartier ariko ubwo harimo n'abantu baba batarizi usibye abantu b'imbere mu muryango nibo barizi nahise akayibura no w'imbere mu muryango we yaribonye ku social media ahubwo nge ndi attention cyane hari ukuntu abantu batari attention ahubwo kuri icyo kintu cy'amazina sari nk'igihe ukina filime izina wiswe rikakubangamira y'abantu bari guhamagaye ahubwo mba numva ndi proud nge byambayeho nkirihewe nigeze gukina niga mu wa mbere segonderi nitwa ngo Giporoporo mwene Gipama biragenda bibindura mu kigo n'abayobozi bakajya bagita Giporoporo ariko uri kumva wari umwana nari umwana byanga byakunda kuko nanjye kera banyitaga Fanta abanyeshuri bakanserereza ngo Fanta banywa iki urumva nkabirakariramo kubera nyine kubifata Fantastique bakarihina akanyita Fanta ugasanga nabirakariye byatari ese Fantastique ubundi wiyumva bwa mbere wiyumvamo impano yo ko wakina filme kuko nibyo tukuziho cyane cyane nge nibyo nakumenyeyemo ni waragiye ukora casting cyangwa barakubwira ati ni umuntu mwaho yavuga ati ndakubonamo impano wa mwana we bwa mbere mbyumvamo cyangwa bwa mbere nyine bwa mbere nambere ufata umwanzuro kujya muri cinema nafashe umwanzuro ntazi ko ari cinema nzajyamo uretse ko icyo gihe nta nubwo nabyita umwanzuro ariko umwanzuro n'icyemezo ni ibintu bibiri bitandukanye cyangwa ni ibintu biratandukana umwanzuro urahinduka ariko icyemezo ni nakuka icyemezo ni ntakuka naho umwanzuro urahinduka ubwo icyo gihe wari umwanzuro ubwo wari umwanzuro ubwo rero nari ndangije segonderi ariko na mbere ni ibintu niyumvagamo ni ibintu numvaga nkunze ni ibintu mbese numvaga byanga byakunda nzajyamo kera nyiri umwana kuko najyaga nyina amateatre nkiri muto cyane mu rusengero ku ishuri mu rusengero no ku ishuri noneho nkanakunda no kumva na teatre nkumva byanga byakunda nzajya mu ndamutsa mu runana iki nkumva nyine mfite iryo shyaka nawe wumva teatre wayumvaga nkatwe uzi ko nge numvaga teatre nkayishyira muri quartier yo mu rugo noneho hari ukuntu buriya umwana kugira feeling ko hari ikintu bafite biragora iyo bakinaga mu rugo rw'abakene numvaga ari mu rugo yo mu rugo bavuga ko bagiye mu cyumba nkareba icyumba cyo mu rugo mbikarasa wakumva umuntu w'umukecuru ugahita utekereza nk'umukecuru ushaje wa wundi ushaje kuko hari ukuntu umukecuru ushaje atajya wenda n'akarabano niyo ari mu cyaro abana benshi baba bazi ko umukecuru wese ari umurozi njye niko nari mbizi kera ndi umwe wararebaga nyine mu cyaro bakunda kuvuga ibintu by'amarozi cyane noneho wareba umukecuru ku buryo aba yisaziye isura yarakunjamye adakaraba nyine ugahita wumva byanga byakunda nta wundi murozi uri muri quartier usibye uwo mukecuru kwa runaka rero byavagaho ikinamico mbese nibuka ingo nazishyiragamo z'abakire
none narakuze mbona burya hari ubutunzi tutaboneshaga amaso n'ubu utaboneshaga amaso nko kuba ufite ababyeyi bombi buriya ni ubutunzi bukomeye byatari nuko rero birangije ubwo ndangije senior 6 mpita mfata umwanzuro wo gushaka uburyo ki nakwinjira muri sinema. Ahambere na mbere nashatse ni kuri Facebook kuko nari mfite telefone ya katushe ntabwo nari mfite smartphone ntabwo wategerezaga narangiye noneho tukagira n'amahirwe Tigo ikatwemerera kwinjiramo ku buntu. Nkajyamo nkazajya ntekereza kakarodinga ariko nkajyamo nkariba ndangize nsacingamo filime nyarwanda ninjiramo kubw'amahirwe mbonaho nimero ya telefone ndahamagara. yari yandi icyo gihe ari iyo mujama bita Smith ntabwo na abantu benshi nabo muzi Smith nawe njye ndumva namuzi bari yarateruye icyuma P Smith rapper Smith rapper nyamara ndamuzi ese kubera iki uvuga kuki uvuga ngo yateruye icyuma kandi koko ni nabyo ndamuzi niba ari P Smith rapper P Smith rapper duva hari indirimbo ye ntago nakwibuka izina ariko duva hari indirimbo yakundaga gukora akamikoro kamanuka yari nk'akamikoro kamanutse sinzi niba uzi izo ndirimbo ziba zimeze gutyo kuzimenya zo ndazizi muri iriya siteri duva hari indirimbo ye imeze gutyo hari n'indirimbo ye yatangiraga filime ya Rocky ni gutyo namwibuka birashoboka niko ntabwo indirimbo ze nziza twari tutaraza mu mihanda cyane. Ubwo rero icyo gihe ndahamagara ubwo ngiye bitewe n'ukuntu uwo mutipe agira urujwi runini kandi icyo gihe Rwasa akaba yaragezweho kandi nawe murabizi ko yaragiraga urujwi runini. Nahise numva byanga byakunda umuntu nyitabye ari Rwasa nyine yo ariko batarajya barya bategerezwa babeshywa byinshi koko urumva iyo ubwonko wabuhaye ikintu nyine feedback n'ubundi ni cya kindi gita kiza. Ubwo rero ndagenda akaritsiye yose ati Rwasa yanyitabye anambwiye ngo nzagende gutya na gutya na gutya Rwasa twivuganiye no icyo gihe umunsi wa mbere duhura twahuriye Nyabugogo n'uwo mujama ko ntungurwa no kubona atari Rwasa ariko ubwo babandi bose nabwiye ko ari Rwasa nakomeje mbabwira ati ni Rwasa amamvu yo kwivuguruza bari kunca intege. Rero nsanga n'ubundi yari utuntu yagendaga nawe ategura ariko nawe kwabaga ari ukwishakisha akoresha amakasting n'iki. Ngira amahirwe ngenda mpura n'abandi bantu nyine baba baje aho ngaho bafite inyota yo kujya muri sinema nuko banyorienta mu zindi groupe zigiye zitandukanye. Izo groupe ngenda nkuramo inshuti ngenda nkuramo abantu bagenda bamwe bagafata ubwo bagiye bagafata nanjye bakazajya bamvuga ati ariko hariya nuko nisanga rero naragiye ngera no muri Seburikoko muri ubwo buryo. Ubwa mbere baguhamagara muri Seburikoko bakuga uze gukina muri Seburikoko wiyumva gute? Rukumva byanga byakunda iriya ifilimi ica kuri RBA no kuri zacu wenda icyo gihe zacu yari ariko ni imbere ya zacu agafashe nyine zacu yari ihari ariko televiziyo itari ari application na YouTube channel ariko iriya televiziyo bari batari launching. Nuko rero icyo gihe bakimara kubimbwira kandi n'ubundi numvaga ko niyo nagenda ari ugucamo gusa ari nka sebe komeye cyane ari ukuntu muri kuhohotera abantu ugasanga umuntu ari mu bakinnyi ariko ngo ari mu batonganyije ndimbati abaturage bayirya utandukanye abo n'abafigire muri umufigire n'ubu ngubu bari abantu bajya banyohereza ama screenshot wenda nk'umuntu akanyandikira nkahita mubaza se niyo hari filime waba warakinnyemo agahita ambwira yego ati yihe akambwira iyi ni ati nyerereza episode wenda n'urugero wakinnyemo ndebe wenda ukuntu kina akaba aravuze ntabwo nakinnyemo ibintu byinshi ariko reka nze nkwereka agahita screenshot akanya yicaye inyuma nawe ugatagaragara nk'agahanga gutya ngo uriya ninjye nka za ndirimbo za Risu udakororamo
asemana kimura oya nanuza na badrum yagiye mu ndirimbo zabo ibyo yakoragamo badrum ahubwo nanuze na Safi ibyo bintu simwigeze kubona akantu gahitinga ngo Safi gukina filime yagiye gufigira mu ishuri ntabwo bizi Hollywood man hari filme ni n'umwaka ushize nuko nibuka kuntu yitwa man filime yo muri Hollywood Safi bamukinishije yafigaye nk'abanyeshuri bari muri classe nyine mu college suzuko babicaye se nawe ahita afata agafoto sasa ye ngo Imana nta kitakoze ngo n'ubwo n'igihugu cyose nta kinyamakuru ibyo bintu kitakivuga bavuga ngo Safi agiye gusohoka muri filime yitwa gutya na gutya noneho nza gutungurwa ko ari ahantu yagiye nyine baramwicaza gutyo nyine gufigira ubwo ngo aba yakina ngo yakinnye muri filime ariko yabigendeyeho nanjye hari filime nigeze gufigiramo iyo bavuze filime international nakinnye ntago netine nshobora kuyibagirwa kandi nta nubwo nshobora no kugaragara no iyo wayigaragayemo gute ndagaragara se ko nagiye mu kivunge Jene uteragaye no iyo ukiri mushyashya nubwo ubimenya uba wumva ari byiza wagaragaye muri filime nta muntu utabibwira ko iyo filime wayigaragaye reka nkwereke nubwo ntagaragaye ariko niyo filime ya mbere nahembwemo nyine bwa mbere mpembwa muri filime baraduhamagaye turagenda kwa ari ukwigaragambya ari abantu benshi bagera nko muri 200 aho ni wanagaragara ubwo rero n'ishusho yo leta yumva bari kwigaragambya nyine nagwari umuntu bwari nawe undi babahaye lines agomba kuvuga niwe wenda bahita babona nabo babandi bo mu kivunge nuri imbere ntago mwitaho ariko iyo bavuze ati filime ugwagaragaye muri international Netine Frost okay kabisa kandi ubwo bari barimo baba principal ni bari bamwita ngo kiri yuriya muhanzi w'umusizi Rumaga apana Rumaga w'umusizi ariko ari n'umuraperi Kivumbi Kivumbi nibo bari aba main n'abandi nabari aba Ariane ndamuzi mbona aryoshya filime ngiyo nayo nzi ariko mubona mwizo potential mane basuzwe yero icyandikaga amapoem se ariyo yavugaga ajya hanze no mu bajene bahuye na perezida kera even yanatsinze muri ati buriya manu uzatsinda muri ati Rwanda uzajya umenya nawe watsinze merega yego ariko buriya uzajya umenya ko umuntu watambutse hari tuba twahatanye turi nk'abantu Rwanda muzayivugire sinzi barayiyitirira cyane kandi bakarya amafaranga abantu arabayarya abantu bitabiriye ati Rwanda ebyiri z'ibihuha zose baduca 8,000 bazaje mu ntara zaje mu ntara kandi ntago umwana ntago ababizi abayumva nyine ari byo kuko babinyuza ku mbuga ariko akenshi kuko nk'ubu nkanjye nuko nari narasobanukirwa ariko nari mfitanye beef na ati Rwanda numva ibere ndavuga ni nzakora uko nshoboye abantu bamenye ariko ati Rwanda nka kuriya melody yanga kunyundo mbese niko nimeze na ati Rwanda ngabunyumvire nuko rero ko bwatu muziki umuntu ukora n'ubushoboye ntago ari uwawize n'ubumva akaba kari ko nakubwata umuntu ufite impano ntago ari uwabyemererwa na ati Rwanda ni umuntu wese uyigaragaza ariko nyuma baransobanuye nza gusanga n'abantu bapanga amarushanwa kugira birira amafaranga barahari benshi cyane natwe twagapanga bakaza oya sibye n'amarushanwa byonyine panga aga casting karaho kandi rero abantu baraza bivuze undi dukena uragapanga nawe urashaka gukenera mu kurya abantu amafaranga yabo bivunikiye wavunikiye aya twese baturiye ni make none turashaka kumurira ko none sabayabariye ni mugiye kumumani twebwe segonderi nyiri umwana mutoya ngusha wize mu wa 3 segonderi na ati Rwanda iriho siko uryo umwana yari iriho wahize ubwo ryari ndumva narayirebaga ahantu nayirebaga ndanahibuka ntago imwaka ari ngombwa ariko byanga byakunda ni nka 2017 oya 2017 yari taraza 2018 nibwo bari bano ba Merci bayinjiyemo nanjye nari nyiri mareka ubwo niba mbyitiranye
ariko ndumva yari hari none se Rutura akora ka kantu ka ba bantu bivugaga ngo disate sumba urukerereza agahita byibagirwa singa za 2015 na gatandatu ati Rwanda ni yavuba man kanumve 2018 mu mpera z'umwaka 2018 ni yaje ishobora kuba yaraje ninga mu wa kane ahubwo secondaire byo birashoboka ubwo twabyumvise ubuzima buse bincanga kuhera Gardienne ahantu nize ntago hatandukanye kurinda urangiriza na secondaire uranarenze niba waranize na Gardienne hari ababa batarazize kujya kumva ari bishashana arayizi n'izimwe rangi mu gihe twebwe igihugu twakizengurutse twiga hose n'ubu turakiga ariko Teresor asa nk'inyi ese ubundi wize iki muri secondaire kandi ibyo mise ntekereza nize electricity nubwo uri bitari ko electricity yo ni yacu uziko electricity ntabwo gusa nyine mise nungurwa numva ugiye kumbwira nize PCB nize PCM nize ameze n'umuntu wize amateka ariko nyine ngiye nkunda science uretse ko na electricity based kuri science kuko ni physique ariko ubundi ngiye nkunda science cyane ibintu biri biological ariko na electricity iragora iyo wayinjiye mw'imbere nyine wayihaye umwanya pana ko nuvuga ngo ndateranya gatarago electricity iragora cyane kuko iri based ku mibare na physique kandi abantu benshi physique n'imibare ni ibintu bibakomerera bimeze gutya kuko electrical iri based kuri trigonometry kandi kuno trigonometry onje ni wanambwira ngo trigonometry wize iki muri secondaire n'izindi n'ubuvanganzo ubwo rero renze nizi imibare wewe electricity wayishobora ni nize mate economy na computer kugira ngo wumve urwego rw'ubujiji nari mfite chimie na biology ntago nabonye amanota mabi ariko ni 9 niyo yanyuma ni mababa amanota yanyuma ni 0 iyo ugize 9 haturemaga mw'ikizere bakavuga ngo mu cya leta nta manota yanyuma bakatubarira ngo no kuvuga ngo guhera kuri 15 we kandi we wakoze muri cyagiye bakuragamo isomo rimwe ubwo we bakwemo wapi yego muri tronkome bakuragamo isomo rimwe icyo gihe bakoragamo rimwe ubwo we bakuyemo iki shimi bakuye hagati ya shimi na biology urangije ujya gutsinda ikinyarwanda n'icyongereza mitajya kwigira ikinyarwanda n'icyongereza n'igiswahili isiko ikinyarwanda ari cyo natsinzwe muri tronkome bari cyo baniye Rahira bayangiye ego baniye nuza icyongereza ariko n'ikinyarwanda ntago nagitsinze wendimi byari byaranze ngiye ahubwo indimi nizo nari ubwo ngeze secondaire ikinyarwanda ntago nagitsinzwe ariko nicyo nagezemo make no kangahe nsoza senior 6 nacyo nagizemo se wasoje ubwo nawe uri muri 2021 niba bikiri muri C na D na noza ubu baracyabigira se niba ari 20 ndiyumbwiye nasoje 2022 ari kubanza niba atari na rimwe n'igihe wasore ntago mba mbyibuka n'ukuri byatsaba kujya kuriba covid yaje uri mu kangahe oya nasoje 2022 kuko nataye kaminuza 2023 ndakuruta oya ntabwo ndakuruta nose uransumba rataka twikomeze n'umutumirwa wacu ariko ubwo twari tugezeye ubuze turabyibuka twari turi muri ati Rwanda wowe watsinze nyine mu yihe domaine ngewe natsinze muri ubwo nahingarutse ngo muri electrical natsinze muri acting and drama nabyo byazagamo muri ati ntibiri muri bimwe byagufashe kuba uri kugaragara mu mafilime akomeye ubu ngubu oya kuko ngewe already nagiye muri ati Rwanda nyina muri Seburikoko hanyuma muri Papa Sava rero wisanze mute kuko muri Papa Sava abantu benshi bavuga ko kujyamo ari ibintu bigoye koko wisanze muri Papa Sava ntabwo ari ibintu bigoye bisaba ahubwo kuba wowe ufite impano uri talented kandi nyir'ubwite akaba yakubonye kuri talented ariko njye numva ari ugutsikamira abantu muri Papa Sava wenda reka nkavugeho we yarabivuze yavuze okay ni IQ hejuru kuvuga ko we agukoresha kuko ufite impano
ubwo byari biturutse kuri bano banzo bavuga ngo njye nta casting nakora abantu bavuga ati ko mwakinanye ahubwo se zira akora casting akoresha casting Papa Sava we ngo yarakubonye ikoresha nyine ariko ntago ayikoresha gutya ngo akora audition ariko casting ziba mu buryo butandukanye we ashobora kukubona wenda muhuriye nko kuri tera akakubonamo tara yarangiza we akagukastinga muri ubwo buryo wenda ubwo bivuze ngo utarakinnye muri za filime muhuriramo ngo ntiwagerayo yarakubonye mu yindi kandi wewe n'umwana we muri Seburikoko ubwo niba ari cyo yagendeye kuko ngiye yanamamagaye nyuma hashize nk'umwaka nkina muri Seburikoko muri Seburikoko rero na Papa Sava ndabyite uri hari ukuntu mwaturemyemo ko Seburikoko ni story iri based kuri Graciane niwe mukirye muko rero ngenda bivanga ari n'igihe njya kubwira umuntu akantu nabonye muri Seburikoko ngashiduka nijyaniye muri Papa Sava ngati muri Papa Sava none n'abakinnyi bafite ukuntu bahura cyane ahubwo Sava wanyu bite nta Sava mukeneye ariko Sava sahari arihe arahari Sava ariko sinzi ahubwo mwege ntabwo mwakurikiye ariko Sava arahari Sava se yakinaga muri cinema Sava yarakinaga kera mu episode yabanje yarakinaga za mbere waramubonye Sava baramwirukanye baje kumukimbiza impano yaranze bra nyine haba hari izindi mpamvu nyinshi ariko boss yaranabivuzeho mu hari ama interview yajyaga akorwa mbere nyine amaze kuzuza episode 1000 yigeze kubivugaho avuga n'impamvu atagikina Sava we ihangane numva impamvu atagikina nuko ari umwana nyine aracyari umwana kandi icyo gihe ibintu kuri YouTube bari babikajije gukoresha abana iki noneho rero arangije abavuze ati reka banze yiga narangize nagira imyaka yo gukura azagaruka ariko arahari hari ikintu mbona abantu bakina kwa Papa Sava bafite akarica muri bafite nyine umuco nta kuntu waba ukoreshwa n'umubosi ufite umuco ngo utumuco nyine mu yandi masinema biravugwa ko ahubwo se uretse mbanze nkuba mite nibariza muri sinema havugwamo ngo ruswa y'igitsina sibyo aho tubwire kuri iyo ruswa y'igitsina koko ibamo nta gitsina cyanjye natanze ku bakobwa ngirimo cyane mbese ko nari umukobwa ahubwo we tubwire ibamo kandi nawe ndabizi ko kuri bya sinema cyane aka kanya ko ndi umunyamakuru ubwo wanzanye muri filime oya uri umunyamakuru muri aka kanya ushobora kuba waranze kuyitanga uzagahinda bivuganye misemo mutumirwa ndakanya katukwakira tutubwiye hasengeye ubundi simbona ngene ndari kunyaka igitsina bose bose n'abagabo kandi nanjye ndi umugabo w'igitsina cyanjye ariko bagishaka wiki ngabo ngo babaka amafaranga ntayo nari mfite ariko ngo barayabaka bo ngo babaka amafaranga ngewe masanga impamvu batayanyatse ariko ntari nyafite ariko ngewe nzi ko Papa Sava nta muntu naye numva utakango yamwatsa amafaranga ahubwo warayamwihera uragenda ugakora neza ngo mu Rwanda gitangira ngo amatike y'ibihumbi birongo bigahe ntabwo ari ngombwa ko tuyavuga batazayagabanya umwana akavuga ko yabyumvise ngati gute njye atari yo mwampaye noneho hari no kuntu biriya bintu ugenda utazayo uri bufate n'ubundi hari ubwoko amagara ukagenda utazayo uri bufate ko ntabwo wajya mu biciro ukeneye platform ariko batanazi ubu ngubu bigeze kure nyose tana ubundi we nta filime yawe ugira channel iko zirashye Mbonye se byaratewe n'iki byatewe nuko ntari nize umushinga neza cyangwa wabona n'abakinnyi utarabahembaga barivumbuye wanjye narahembaga nabahembye abo nabahembaga make ni yatike nyine nabahembaga itike bageza mu rugo ariko nyine uri kumva niho nese kandi ubushobozi nari mfite ariko Papa Sava we ibyo bintu by'amatike yabishyizeho umucyo mpamya ko ntabwo iri ari itike keretse utamurikeye hari igihe wenda biba biteganywa wenda umuntu ashobora no gutega indege imivano kuko hari abantu bose baba bafashwe VIP ngo n'ikiryo kiba gihari wanyu rwose kabisa nta kibazo urabona ko nawe
Umeze neza. Nase digidi yagiye angana kuri nanjye ntago nangana ize deruka narwo nangana oya pe ntago sinagize itama nibuno ahubwo wazanye nyashi sinazanye nyashi twahuye wa mugani bitaraza neza none bisu turateramo utuntu umuntu ukora muri sinema ashobora gusinya kontra buriya biterwa n'akazi n'amategeko yabo akagusinyisha izo ni gahunda z'akazi kandi hanga turi muri oya turi kubaza ntago tukubwiye okay birashoboka birashoboka numbaze ngo aha ariko birashoboka numva umuhanzi n'umuntu ukora sinema batagasinye kontra kubera ibaza usinyishije nk'umuhanzi bwacya akajya aririmba akajya apfuka amazuru uba umuhemba wowe nyine numva byangiza umuntu uri kumushoramo abihomberamo n'undi n'umuhanzi akaba yajenjeka cyangwa umukino. None se contract niziseswa ziraseswa ariko biragorana ariko naho kugira ngo ugore akazi k'umuntu uzi umuntu wakizemo ibyo bintu ni Junior Giti we nayo se babanye neza nta kontra bafitanye niwe wigeze kuvuga ngo musinyishije ngo akajya muri studio ngo akayema nkwe aho mu kiruti ariko ibyo bintu ni contract zose ntabwo ari ngombwa ngo zibe zanditse ngo ugende usinye n'ikaramu ari oral contract kandi izo oral contract nizo zizewe cyane kurusha zino uba wagiye ugasinya nyine nge n'inama natangaga nanjye nigiriye ariko yo kuba utasinya kontra ubundi uri umuntu ukora kuko uyu munsi wemera ko ushobora kugera ku rwego ukabona papa sava ugomba kuyireka okay ntabwo ngerwa kimwe nuko nawe washaka kubona urwego atakiri ku rwego rwawe ibyo bibaho cyane bibaho hari igihe bibaho hari igihe nyine umuntu ibintu byangatu akabigira no mu bintu ariko ikiza cy'ubuhanzi nuko iyo umuntu cyane nka buriya ari igihangano cyawe umuntu kuba yagenda ntago bikwicira ibihangano yari icyawe ikibi nuko bagutwara ubwonko bubitekereza. Nanone ikindi kintu nge nemera kuri Trezor igihe umaze muri Papa Sava igihe nyine umaze muri sinema biragoye ko byakwanga kuko nicyo bita imana kuyapodating nese ubundi akwamugana ni updating byo ugitekereza ko wowe wafata ugatangira projet yawe mba mbitekereza ariko nkagira ubwoba ugiye no siterwa kandi no se abantu benshi ari na boss wawe arimo hari abavuga benshi bavuga ko sinema itanagutunga we itagutunga uri umukinnyi gusa na boss yarimo nawe ikiganiro yavuze ati ni biyo mpamvu bahitamo kwibera aba producer ari kugabanya abakozi ariko ibyo yavuze birashoboka kuko nawe ntago ari byo byonyine akora namwe ibyo ngibyo murabizi ariko sinema ishobora kukubera ikiraro cyo kugira ngo ibyo byose ubigereho siko bimeze ushobora wenda n'urugero kuba uri muri sinema wishakiraga wenda nko kuba manager wa hoteli runaka bikakorohera kuba wa mu manager kubera sinema sibyo wenda iyo sinema ntaba ariyo igutunga direct ariko ikaba ariyo yakugejeje kuri wa mwanya yego ushobora kuba ufite business runaka wenda ucuruza nk'imyenda hari mu mujyi warangiza iryo duka ryawe ukaba wari wararifunguye ariko nta bakiriya ariko kubera wagiye muri sinema ukubaka rya zina rya duka rikagenda rikaba rinini ukaba wanafungura n'amashami hirya no hino icyo ngicyo wenda nicyo navuga ariko ntago mba mvuze ngo ntago sinema yabigutunza kandi ari yakugejeje kuri ibyo byose kuko ku rwego rwo mu Rwanda n'aba boss bakuru tuvuge nda ni ikihe kigo cya sinema gikuru twumva twubashye hano ni zacu numva kuko nabo wasanga ubwabo badafite ubushobozi bwo gutunga abakozi babo 100% nk'uko bo babyifuza kandi sinaha mu Rwanda gusa no muri Hollywood zabyumve ntago umuntu atungwa na sinema gusa ahubwo sinema imubera ikiraro cyo kugera ku bintu runaka hanyuma weho
tubwire umaze kuba umusitari mbere wari wenda aho njye twahuye wenda utaraba umusitari cyane wari we ariko bitari cyane umusitari cyane ahubwo hari yari niho byari bikaze urumva ariya niho byari bikaze ariya niho byari bikaze icyo ndi kwibaza ni kimwe ni ubusitari nyine sosiyete ubona igufata gute mu nzira ni iki byanakubujije ubundi njye nta kintu na kimwe byambujije watega bisi tugende njyewe none se kamaze mwereka ariko Trezor nge yayitega bitewe njyewe nayitega mfa kuba mbona nta bushobozi mfite bwo gutega moto kuko ntabwo ngiye kwiyemera ngo ntega cab reka ntega moto wari wayitega ngo narimwe byibura cab barayintegeye oya wiyishurire nta nubwo nanabikora none se keretse cyakora baramutse ndamutse iyo umwana akugwiriye umutegera iki iyo umwana akugwiriye umutegera iki moto oya uzazo nzobona ko n'ibintu byo kugwa batabizi kandi muri filime y'urwa mukinisha atanga amafaranga adafite none se cyakora reka nkwereke ngiye nko gufata award nabaye nomine wenda turagiye muri ceremony uri kumva byanga byakunda nabana nambaye bitandukanye wenda nambaye nk'ipantaro ifite ikintu kikururuka kigeze hari icyo ngicyo niwagitegana moto icyo gihe wenda birumvikana nashaka udufaranga dukeya nkadukusanya ahita niyemera oya ariko dufite mu Rwanda tugira fanatisme nziza umuntu ugufana afite imodoka sha iyo umukeneye aharara kibazo nta muntu upfana nawe nabona ufite imodoka ufanwa n'abanga cyandamuguha ndamuzi umutipe ugufana kandi uyifite umuze nawe nzajya mu mwaka rifite ya buri munsi we ntabwo afite igaragaza uratubwiye ngo nta kintu na kimwe ubusitari bwakubujije gukora uracyamenya sabuze urugero rw'ibiraha tugenda hariya nibo babikora si ikibazo hano ni mu gisirimu nta n'ubwo aha se bagira ibiraha tujya hano seje murebe ko bidacika tujye seje ugura ibiraha urebe ko ntabirya nanishimye cyane rwose kirazira kuvuga location mu itangazamakuru two turanze okay nyine byanga byakunda usibye no kugira no kuvuga ngo ikintu byakubujije mu buzima busanzwe bwa buri munsi hari ikintu bita kwiyubaha kwiyubaha rero ntabwo biterwa nuko ngo wabaye umusitari uko wagize ute kwiyubaha ni ikintu kigomba kuturanga nyine uko bwije nuko bukeye rero nabyendera muri iyo mvugo yo kwiyubaha ariko ntabwo navuga ngo ubusitari ngo bwambujije iki ngiki cyane cyane ko ngiyeho ku giti cyanjye ntiyumvamo ubusitari ntabwo yumva mu busitari ariko z'abasitari ni wa muntu udashobora kugenda mu nzira ariko ikintu kiri kumubuza kugenda mu nzira ari uko ashobora kugenda mu nzira abantu bakamwuzuraho noneho ibikorwa byose bigahagarara uwo niwe uba ari umusitari nawe ngiye mu gihe nkitambuka nkabona nta kibazo wenda nunsuje akansuza gutya bisanzwe nk'aho tuziranye ntabwo nese ubwo ngubwo wajya kwiremereza ntabwo femu yigeze kubangamira yarambangamiyemo gake duhe nyine iyo story femu yakubangamiye nyitangira uri kumva nyinjira muri Seburikoko ninjiyemo bimeze nk'aho ari ibintu bishyushye byahatari umuntu uje ari gutesha uri kureba Seburikoko ubwe muri Seburikoko aba ari umuntu utesha abandi umutwe noneho nanjye nje kumutesha umutwe ni nk'ari ibintu bibiri byari bigonganya abantu batexpectinga iriya filime wanayinjiyemo kuri Nuza Nziza nge hari ukuntu ntabwo nayikurikiranaga buri munsi nyirebye mbona Seburikoko hari undi mwana wari ukiri ku ishuri yarakiri no ku ishuri oya nibyo sizo wari ukiri ku ishuri twiga saa moya ndabizi sigiye mwese ntabwo wakoraga sigagubamo indubamo wizuta aha buri munsi ndakurahiye okay nta kibazo ariko icyo gihe wakora wabaye muremure oya urukumva arate icyo gihe ninjiyemo nyine ari ibintu abantu batexpectingaga ko byabaho noneho iyo shusho ibajya mu mutwe
kandi bura Seburikoko igica kuri RBA ni cyo kintu cya mbere na mbere abantu benshi bihutiraga kureba cyane cyane abana n'abamama abandi n'abandi bakora mu rugo nabo babaga bicaye cyane benshi bakiri mu kazi nayirebaga mu byiciro bitatu by'abakora mu rugo abamama n'abana noneho rero ubwo rega tuvugenda ku bana nigeze kumanuka Nyabugogo abana bari gutaha bavuye kwiga abana ni nabeza bagaragaza amarangamutima abana bamwe ntago bari bamenye umwana umwe niwe wavuze ngo uriya ni Karinguye noneho bose barahindukira babona koko babona ni Karinguye icyo gihe byabaye ikibazo birambangamira ku buryo nyine aho nari ngiye kujya byangoye kuhakomeza ikindi gihe nige nari ndi muri Nyabugogo umugore arankurubana ngumva ngo kubera iki kugenda ngo udasuje abantu kubera iki bose mama wanjye turaziranye wenda kuzi ngo kandi none ikintu kinatangaje ntago yari ari kuvuga wenda kananzi muri filime yari ari kuvuga ngo aranzi neza ngo ndi umwana wo kwa kanaka iki no yarazi wanyu none ngo anavuga n'izina rya papa kandi ntago uwo nguwo si papa nawe yari kuvuga si imazi urumva arangije aravuga ati ariko ngo kubera ngo mwigize ibiki ngo mugera i Kigali ngo mukaba ngo mukiyemera ngo ngo ngiye ntabwo nzi ngo ngiye sibwo ngiye kwisoma noneho ntangira kwisobanura ndavuga ati rero aho hantu sinanahazi n'iki abirakariramo nuko rero undi muntu araza ahita mama avuga ngo Karinguye ngo bimeze bite ngo ntawuzanya Nyabugogo n'amaguru uti yego wa mugore ite yibuka ko yambonye muri filime nibwo yagaruye ubwenge ariko icyo gihe nyine abantu bari buzuye nyine Nyabugogo ari kwibaza uburyo nyine uwo mugore nyine ntacyo namugize iki kuko twanagezeho ndarakara nyine tumera nkaho dushwana kuko nari ndi kumubwira ibintu ntabyo yagusabye imbabazi se bazi yahise agira isoni ahita agenda ubu muri sinema zose wagiye ucamo ni iyo uvuga ngo yashyize itafari rikomeye cyane mu ma project yose wagiye ugaragaramo ni iyo yashyize itafari rikomeye cyane yose wenda ntabwo bishobora kungana 100% kuko buri yose ifite avantage itandukanye n'indi kuko nshobora kuvuga ndiyo nahereyemo kamera zikindeba bwa hari nka ryari se ubundi bwa mbere winjira muri sinema sinabivuze ko ari 2017 ndangije secondaire icyo gihe ubwo ngo rwari utaravuka yari mu wa gatatu yari mu wa kabiri yari mu wa kabiri secondaire 2017 uri kurangira kuko nanjye nicyo gihe nari nangiye kaminuza kuko naje Kigali mitankomeza na kaminuza noneho mpita nanihiringa mu bya sinema nigigira ubwo igira ute banza usoze ndayikubwira ibwo filime ya mbere rero nagaragayemo ni filime yitwa Urunigi twari turi groupe y'urubyiruko nyine dupanga filime nyine na director wacu turangije turagenda turayikora mera neza ruguru iriya ni wese urahazira mera neza abo tubari tungana kuri anahayobe numva umusinzi oya ubwo nigeze kugira depi nahirahomba niko nagenda yutuba nuko rero turagenda turayikora ntabwo nari mfitemo roli kaze ariko akantu gato nakoze nyine kamaga feedback mu bantu abona yerekaga cyangwa abona yihagarinka ngo bayirebe nyine byanyeretse ko nanjye koko ibintu niyumvamo koko iyo mpano nyifite uri kumva iyo ngiyo niyo natangiriyemo komeza reka nisa abaze bya bindi byari bigize nanjye ngo baze ikibazo kimwe cyanyuma ikibazo warumbajije sinyisubije ahita kuvanga oya nibyo bita kuganira nyine umuntu reka nsubize ikibazo warumbajije nyine cya projet nyine njye wari wambwiye ko zose ari zose nyine nagira ngo mubwire ukuntu ibintu bigiye bitandukanye ubwo iyo ngiyo yo byanyeretse nyine urevo mfite nyine uburyo kumva ni irihariye hari n'indi wenda iyo nakurikiraho ni projet ya Sia Mutoni
uriya wambutse hakurya y'amazi nka Gatarina. Gatarina wari urimo. Kumva Gatarina nagezemo batangira kumpemba. Mbere ntago nahembwaga, kwari kugenda nihiringa. Urumva na tike wayimenyeye. Nindi bitaga ibara ry'urukundo. Yari meze nk'iki kiganiro waje. Harya ntago muhemba. Ibara ry'urukundo imwe yakinyemo Yanga. Oya, ibara ry'urukundo iyo ngiyo ni ibara. Ibara kariya kera ubu nari kubangana ne. Ibara ry'urukundo rero yo ni yejo bundi yabaye. Ni yakeswe nayo sibye ko wenda isurange itajya ingara intamaza n'undi. Ni ya 2010 rata. Ibara nzi ko ari ya kera. Kuko yakinagamo n'abakobwa muri za filime za kera za Rwasagura. Tunzi ko twatiraga sedi icyo gihe byanjye nayirebye ku ishuri ni Gatronko. Niyo filime narebye nkavuga ni cyazi. None niyo narebye ariko nayivugaga nk'uwayirebye ari ukuntu wajyaga ku ishuri bari kuvuga filime bakaba batazamenya ko ndo kwa ngofera. Byari nibirenze. Indi ni ya YouTube channel biti cyakwandu harimo stage ya piscine cyo ko narayibonye bayamamaza ariko sinigeze ngireba. Wayirebye bayamamaza nakumvise we yangaza bamamazaga muri filime kuko nge nakuze sinema nyarwanda za kera hari ukuntu zirimo amasomo y'abantu bakuru ku buryo umwana atahita yisangamo. Ubundi Seburikoko niyo projet ya mbere abana twisanzemo ahanini. Ubugiye muri Gatarina ihemba. Gatarina ibara ry'urukundo ubwo aho ngaho ikintu impamvu mvuze izo projet ebyiri nahuriyeyo n'abatekinisiye bakoraga muri Seburikoko. Abo batekinisiye rero muri Seburikoko nibo batumye nyine njya gukina muri Seburikoko. Kuko nibo batanze isuranye ntago bari banzi na director Seburikoko ntiyaranzi kandi bari barakoze casting. Iyo casting barahisemo umuntu, uwo muntu aza kugira impamvu ntiyaboneka kuri set. Ari we witwaga Karingo. Barangije aravuga ati ariko hari umuntu ibi bintu wabikina kandi akabishobora. Barangije rero batanga ifoto yanjye nyine barayimamagaye ndayohereza, barangije baranshima ndagenda ndakora. Bagushimira ku ifoto gusa se nyine ni nkaho navuga nta yandi mahitamo bari bafite kuko bagombaga kuderivaringa. Rero banshimiye ku ifoto ariko banarebereka urukumva baberetse ahandi nakinnye muri izo ngize ebyiri twagiye duhuriramo. Barangije babona koko nabishobora ndagenda ndakora. Maze gukora babona koko ibintu banshakagamo n'ibyo ngibyo, ubwo nyine turakomeza. Ahubwo nje utuma nge ku kibazo nenda kukubaza nge cyanyuma ibibazo bikaba binashize. Bibaho ko bakora casting bagendeye kuri physical appearance. Bavuga appearance. Ndagira ngo mutaza kugakata. Kagahererekanya kandi nako ari ahubwo nako turagakata ahubwo ko mutaza kugahererekanya kuvuga. Bijya bibaho ko iyo casting ibaho nyine ukaza ukareba isakari umusore w'inzobe ubyibushye ugahita umutwara muri filime. Ahubwo ni nabyo bintu cyambere na mbere bikonta physical appearance kuko n'urugero ntago bari gufata wenda niyo mpamvu nesa byananiwe. Oya appearance zose zirakonta bitewe na story. Ubu ni story wamushyiraho. None se bakeneye udafite nyashi ntago najya. Twahuriye muri filime. Bakeneye udafite nyashi ntago najyamo. Oya ntago bakenera umuntu udafite nyashi. No si uko bamenya ko nakinyemo kandi bakoresha abanyashi gusa. Ahubwo hari na story genda. Hari nanjye bavuga ningira ngo niyo mpamvu byagora. Nani watinze rata hari story bagenda agahita bavuga ngo umukobwa udafite nyashi cyangwa bagashaka bakavuga ati turashaka umukobwa mubi. Urumva ku buryo mwansesere bati turashaka umukobwa mubi. Bararebye basanga turashaka umuhungu mugufi cyangwa turashaka umuhungu muremure cyangwa w'inzobe nyine n'ibintu byo kuzakora filime y'umuhungu mubi n'umukobwa mubi. Banayireba bahita baza kureba ibyo bintu abo bantu bari gukina uko
Terezo aragukomerekeye umukobwa mubi we bakeneye umukobwa mubi bakeneye umukobwa mubi aho kubera icyo muri guhita mwiyumva bibaho ko iki bakenera umukobwa mubi bibaho nyine akaba yabona akazi oya nese ni mubi ubu ngubu akanya dupfuye iki kandi ubu ngubu dupfuye iki aka kanya datungubu ubona atajya gusa na nuza na nuza iradukunda risa Miss akaba yitwa Baby Nessa Nessa uramuzi Nessa ndamuzi w'umuraperi ubwo zishatse ubwo nyine ariko nyine nawe urumva ko yabyakiriye n'abantu bazandike muri comment bavuga ko atajya gusa na Miss Elisa umugore wa Kid ni Prince Kid basa yicaye mu burebure ho wibitwe kubitinda ariko mwigara ni rimwe ariko ibi ni bibazo akanya abasore dupfuye iki mu maso bajya gusa ubaga kanya dupfuye iki baza n'umuntu ujya gusa na Miss ni gute wamwita mu none se ngara tatubwira udm zawe abakobwa ntibaba bakumereye nabi n'umwe rwose guki ngo ubwo se ubwo nufite ikibazo bibaze ko nanjye usaba ikibazo cyabaringe cyangwa ikibazo cyabara abo cyangwa tuzapime turebe ko none so jewe none uvuze DM nose DM uzajya gupima mi oya tuzana se ku buryo batakururwa byibuze bavuga ati n'agahiti kabakurure none se ibwo nyine ikibazo ntabwo gusa yabakurura ikibazo ntabwo singe ariko abantu dore ushaka kuduteranya cyangwa se reka nkwereke ikibazo wenda gishoboka nuko bashobora kuba badafite nimero yanjye cyangwa social media zanjye batazizi akaba ariyo mpamvu DM ariko byanagora ubundi se uhagaze ute mu buzima bw'urukundo ubuzima bw'urukundo ufite umukunzi namubwira abasitari bose bihakana ubu kandi uri aho ngaho kuri kamera ngo uri kumureba yakwihakanye oya umukunzi ngaha byandike niba hariho ntawe mfite barankati ahubwo bakuzize iki nabivugaga bakuzize iki bakuzize iki ntabwo ushoboye shoboye iki se ko tuvuze gukundana uzinyumvire ntabwo ushoboye gukundana birashoboka ko babibona bakabona ko ariko ahubwo mutekereje iki hari kudashobora bisobanura ibintu nk'ibiki hari igihe waba udashoboye kwakitinga turi mu rukundo hanyuma mu nkundo harimo kwakitinga kandi muzamugire harimo kwakitinga mukakitinga kabisa mukakitinga icyo kibazo ntabwo uratereta nk'umuntu akagira ngo ni bimwe byawe byo muri sinema ahubwo mise numva ikibazo kinarimo ashobora kuba agira ngo ni bimwe byo muri sinema kandi byambayeho na Teresa umuntu arambwira ngo brag uzayikora ndataha okay bagira ngo nawe uri mu icyo nicyo kibazo gihari biri seriye kandi bagira ngo urimo urabakinisha ahita agenda akagira ngo nyine kusemana yanjye twibwira none se muri sinema abantu ushimira uvuga ati abangaba nibo babaye icyambu cy'uko mba ndaha ngaha ni benshi cyane uragira ngo mbarondore uburyo utanavuga na bosi wawe kandi narimo ngiye kuvuga uwa mbere ngiye kuvuga nyine mpereye apana mvuze ngo wangiriye akamaro karenze ahubwo ngiye kuvuga ngo uwa mbere wa kabiri oya ntabwo ngiye kuvuga mpereye ngo mvuge ngo uyu nguyu niwe wamfashije cyane kuko arahari pe ahubwo ngiye kuvuga mpereye mu gutangira kwabyo urumva ubwo ngiye icyambere ni ababyeyi ya speech ya buri wese ababyeyi n'Imana umuntu mwakuranye kuri buto ricaka yavuga ngo ndashimira mama ngo urumva ababyeyi kuko ntago bigeze banca intege kumva nta kubura gushimira ababyeyi hagakurikiraho umudirector wankasitinze muri filime ya mbere nakoze urumva ariko nuza n'umuburemo Peace Smith si we sahari oya ntabwo ari we ariko na Peace Smith reka mukurikize ku babyeyi ubwo ni Peace Smith witabye telefone akangayidinga nubwo icyo gihe bitakunze ko nyine dukora ibintu bye nk'uko nabitekerezaga nyine expectations zanjye zarapfuye nasanze bitandukanye agakurikiraho uwo mu director bamwita
Kagabo Ibrahim wari we wayoboraga groupe yitwaga Jeunesse Media icyo gihe twari turi kumwe akanisha muri filime n'izindi yagiye z'abandi yagiye anshyiramo. Hagakurikiraho Asia Mutoni yo bwanjye ninjye wamwaprochinze ndabimusaba aranyemerera. Urumva hagakurikiraho mu director bita Karine nawo ninjye wamwiapproachinze. Karine uno w'umumama. Ndamuzi. Karine w'umumama. Hari uwo nzi nyine bita Karine mukuru wa Alphonse. Bafite na YouTube channel n'umugabo we. Yego. Ninjyewe nawo wamwaprochinze aranyemerera. Uri kumva bose ni ikirano nagiye ca. Agakurikiraho abantu banyizeye bakanshyira muri Seburikoko harimo na director wabo. Ndahera ku bantu bafashe amafoto bakanabakonvenka ko nshoboye kandi tutaziranye. Barangiza director akabyemera makamamaga. Agakurikiraho Gracian Niyitegeka ubu ngubu ndi muri projet ye ya Papa Sava. Rya shuri se mwigagamo ryo bya acting. Kandi ariho navuze Ibra. Ariho navuze Ibrahim. Ngera yinegereje ko ivugira Mama Nick kuko nzi ko ari Mama Nick najemo nyuma. Najemo nyuma ariko nubwo najemo nyuma nari nsanzwe ndi aho ngaho muri Jeunesse Media. Na Mama Nick nawe ndamushimira kuko no mubyeyi ntago nigeze mbona link yo kujya gukina biturutsemo hariya ariko hari ukuntu agira gutya akagutekerezaho kandi nawe ukabima ariko nabonye link yo kujya muri Injustice ariho mbi. Ese Mama Nick ko umuntu wese aba mushimira. Mama Nick no mubyeyi mwiza. Tukona abantu mu buryo bw'amafaranga. Oya nagaruka. Sino buryo bw'amafaranga gusa. Ahubwo icyambere ni inama ntaga aguca intege. Mu gihe abandi ushobora kubahamagara ahubwo ntanakwitabe. Birahari benshi cyangwa bakagusaba amafaranga nta nicyo barakumarira. Ariko we nzi ko nta cyetse telefone atayiri hafi wenda ngo bungu barwaye. Ariko ubundi umuntu wese aramwitaba yarangiza agahita mugira inama y'uburyo yabijya. Cyane cyane ni nayo mpamvu nakoze iriya groupe yiwacu kwishiga niko bayita. Abantu bose arababwira ati hano hari abana cyangwa se hari groupe kusi n'abana gusa harimo n'abamama n'abasaza bahahurira bakitoza. Iyo mbonye umuntu ushaka abakinnyi ndamwohereza akaza kureba abashaka kandi koko arabikora. Iyo yumvishe wenda nk'abantu bashaka nk'abakinnyi benshi aravuga ati ariko njyewe mfite hari groupe mfite hariya yitwa gutya na gutya wazaza ukareba niba hari abo uzakeneramo. Uwo muntu nawe bikamworohereza mu buryo bwa casting. Mama Nick nta muntu utamushimira pe. Umuntu wese uri muri cinema aba even na ba Mitsutsu ko bamushimira. Ni umubyeyi mwiza cyane kandi agira urukundo anajya inama. Nyine niwe muntu nabonye ugira urugwiro pe. Ngagira icyo ubwira rero buri umwana ushaka kuza muri cinema kakanya ariko abantu bakuru mujya mudushyira kimuvuga abantu yakose buri muntu wese ushaka kuza muri cinema ariko akabura hahera. Reka manze mbabwire nta mwana ugomba kuza muri cinema. Iyo mvuze umwana ntabwo mvuze umwana no udafite imyaka ni umuntu ukiri muto. Umwana muri kariyeri kuko umwana impamvu ze ngo nagomba kuza muri cinema ahubwo agomba kwizanwamo na mubyeyi. Umwana yihaye ngo arajya kwirukira muri cinema atari umubyeyi umuhaye uburenganzira icyo gihe abagiye kubukirara. Rero ariko regiye bakwangira ukanguka bwigira ati shandajya umwana uri munsi y'imyaka 16. Oya turi kuvuga umukuru. Hari abaseze hari abakuru ababyeyi babyanga. Burya iyo warengeje imyaka 18 na leta yari bishyizeho iyo urengeje imyaka 18 wamaze kuba mukuru wakwifatira umwanzuro cyane cyane ko aba ari wo ugomba gushepinga ubuzima bwawe. Ariko iyo uri munsi y'imyaka 16 gushepinga life biba bigoye. Even 18 kumanura. Kuko ubu uri mu myaka igoye uri mu myaka yayindi umubyeyi aba agomba kugukontorora ahubwo ashyizeho umwete agashyira attention ku buryo nyine udashobora gutanga. Niyo mpamvu mvuga ngo umwana ufata umwanzuro kujya mu bintu atari umubyeyi ubimufatiye ni ikibazo. Cyo rero nabwira abantu bari ko bakuza ari hejuru y'imyaka 18 ashaka kuza muri cinema. Cyambere kuba ufite impano koko waba udafite impano ukagenda ukiga kuko impano sinumva ko ntago ngiye nizera
ntabwo ngiye nizera ko impano ari iyo umuntu yavukanye gusa. Impano ni ibintu ushobora no kwihuguramo ukagenda ukabyiga kandi ukabimenya bitewe na practice nyinshi wakoze. Ubwo icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ubushake. Ariko nongeye mvuge impano usibye kuyiyumvamo, hari igihe umuntu yumvamo ngo araririmba, ajya kuririmba baba we ugahita wumirwa. Urumva impano ntabwo ariyo ntayobera mu ibyo byo kuririmba. Narabwiye abantu umuntu uzambona ndirimba nanabyina azanjyane kwa muganga nzaba nasaze. Impano ntabwo yiyumvamo, impano bayikubonamo. Icyo nicyo nababwira, kuko nujya kwiyumvamo impano abantu batayikubonamo sha ubu ni babwira ngo nsange igisambo buzakejye ajye kwiga. Gusa nk'igisambo no kwiyumvamo kuri igisambo ni ibintu bibiri bitandukanye. Ariko niba kubona uri kubyiba, uri kwiba, bazahita bavuga turi igisambo. Ariko hari n'igisambo cyiba ukabona gifitemo imikinato rwose. Ubwo barabarabuye nyine niwugira gutya ukayibonamo abandi batayikubonamo tuza. Bands making wowe ukora ibyo wiyumvamo, abantu nibabikubonamo bizanakoro. Ikindi ukoresha social media muzikoreshe TikTok, Instagram, igishoboka ugikoresha uri kwerekana ibyo wiyumva. Uga mu Rwanda kuki badafollowinga ikintu nabonye bakora sub, abanyarwanda bakora sub ariko ntibabireba. Reka nkwereke bigenda bite. Reka nkwereke ikintu cyo nabonye, iyo wakoze ikintu cyiza abantu baragufollowinga. Nukuri ubwo dukora bibi. Hari igihe nyine ukora byiza biri kuri standard y'ibyo bagafashe, sibyo? Icyo ugomba gukora no gukora creativity ukarenza kubiri babandi bagafashe. Kuko ntabwo n'urugero uzajya gukora. Okay, ikindi kintu navuga no gukoresha ama social media, ama TikTok, ama Facebook, mu gihe nyine bigushobokeye nyine ugapromotinga impano yawe. Ibyo ngibyo birafasha, kuko iyo umuntu akubonye niwe uguha courage ibintu uri gukora. Ikindi ni approachinga abantu babikoramo. Muri sinema ukagenda ugashaka aba director. Ikibazo nuko abantu bazi ko umukinnyi yakugira ahantu akugeze. Kandi umukinnyi nyine ni umukinnyi. Wajya kwaka umukozi ukora ahantu runaka akaza akakaguha. Wowe nta muntu uragucaho ngo akubwire. Kandi yatubwiye abamufatiraga screenshot ngo bazamure. Wowe wigeze ufasha se wenda mu ndamufasha iki? Nta filime ngira. Ko bya bintu bigoye. Nta filime ngira none namufasha. Cyakora kiretse nka gutya aje nkanga akavuga nk'impano ye, nka gutya akaza kuri podcast yanyu akavuga impano ye, yarangiza ubwo nukuyivuga ntabwo ari ukuyerekana. Ariko mu gihe ushaka gukina filime koko jya ku mu director cyangwa ujye ku mu producer cyangwa ujye ku mwanditsi. Burya n'umwanditsi nawe yagira uruhare kugira ngo ukine, kuko ashobora kukwandika inkuru bakabona koko ni wowe wifitinga, barangiza bakaguhamagara. Ariko cyane cyane umu director hari ukuntu babishyuza umuntu nyine akaba yakwishyura amafaranga runaka akagira ngo Kiramani we arananonsa akavuga ngo kugira ngo ukine muri team ye na amafaranga ya naya, akanabisobanura akavuga ngo nzagutaho igihe ndi kukwigisha. Niyo mpamvu nguca amafaranga. Biriya ni ibintu wowe ufata gute muri kariyeri? Reka ngewe rero nkwereke ikintu ngewe impamvu. Niba ushaka ikintu runaka ukumva ko icyo kintu kukigeraho ari ugutanga amafaranga, yatanga. Ariko nanone urebe avantage iri muri icyo kintu. Umuntu wese nakaze. None se nk'ubu ngubu n'urugero mbabwiye ko nta kintu uwo muntu namumarira kuko nanjye ndi umukozi. Ariko arampamagaye mwatsa amafaranga. Ni mwaka amafaranga arayampaye, birangira nta n'ikintu mumariye. Ikindi nshobora kumwaka amafaranga wenda mfite niyo projet, ariko ugasanga njye nyamwatse ngamije kuyarya, ariko nta kintu nzamugezaho. Nimba buriya na Kiramani barayamuha, ariko yarangiza akabashyira muri ayo maproje bikarangira bazamutse. Wenda we nta buryarya agira. Ariko hari abantu benshi nzi batunzwe n'ibyo bintu,
akabeshya abantu. Ari n'abantu biyitirira amazina y'abandi. Nk'ubu kare hari umuntu wamamagaye ngo Ketchup ngo ari gushaka abakinnyi. Uwo muntu abikorera abantu benshi ahubwo. Urumva ni umuntu wari uturutse mu ntara ngo aje guhura n'uwo ngo wa Ketchup. None arangije arambwira ati hari nimero nge anabishyuza ngo niba ngari 30 hari nimero mfite arayinyoherereza. Hari umukobwa nzi nawe byabayeho man. Hari umukobwa nzi byabayeho. Abeshyira Ketchup ko ari ushaka abakinnyi. Arangije arayinyoherereza ndavuga ati zana ndebe niba iyo nimero ari ya Ketchup. Ndangije ndagenda njya kuri aho ugiye nko kohereza amafaranga mbona amazina ubwo ariko nari nabanje kureba mbona nimero ngewe bamaye ya Ketchup itandukanye niyo ngiyo ngiye kureba amazina niba nasanze ngari Murekatete Claudine niba rinde kandi kunumva Ketchup ntago ayo mazina yitwa nimita mwandikira navuga ati rero uyu muntu ntabwo ari Ketchup. Urumva rero urumva ko ari abantu biyitirira bagira ngo bakabana amafaranga. Uwo muntu ahubwo Ketchup abijyemo ko amaze kuyarya abantu benshi pe. Ibyo byose bimaze kuba birebire. Wangenze abantu benshi hari none nabonye bikoraho ikiganiro mbona muri comments bambwiye ngo yego rata tuvugire ngo byatubayeho urumva rero ko ari abantu benshi bamaze ko none bibaze rero ari nk'abantu 10 watsi 30,000 kuba utagize umushahara w'ukwezi mu munsi umwe. Ahubwo mu my business idea uriyita merci yavuga ni umuntu ushaka guperforminga muri Genesis bibabuza abantu ngo nzi kuvuga ibisigo ngo nzi kuririmba ngo wazadusabiye ngo stage kandi sinzi uko bikorwa nyine kugira wenda umuntu utari umunyarwenya agiye hari ibyo bibazo abakire duhura nabyo cyane buriya Terezora arabyumva. Bagire ikintu waruvuze nyine cyo ngicyo cyo kubaka amafaranga nge nabwira umuntu udukurikiye akazajya abanza agashishoza. Sibyo niba ayo mafaranga bayakwatse ngo wige burya nta kintu kiruta ubumenyi siko bimeze kuko ubumenyi ushobora kubukoresha aho ngaho ukazabukoresha ahandi. Niba baguhaye amafaranga ngo wige yatange wige. Niba bitabana ngombwa kubukoresha uzajya kubukoresha ahandi. Niba koko ari amafaranga y'ubumenyi wowe yatange ariko niba ari amafaranga yo kugurisha nabyita kandi nko kugura impano yawe niba ariko no kugura inzira nagaru kugura inzira ndumva ari inzira nagaru kandi inshuro nyinshi batanagukoresha ngo iyo nzira uyibone kuko bakunyuzamo gutya ni muri cya kivuge bamwe bakuzanira screenshot. Yes ariko kwiga kabisa mujye mwishyura kwiga ni sawa. Wakoze kwitabira ikiganiro cyacu. Mwakoze cyane namwe cyane na cyiza kabisa cyo cyiza cyo kuganira n'abajene ubundi ndi umujene kadushimire rero mwese mwabanye natwe by'umwihariko abakunzi bacu ba In and Out TV. Ubu ni pod ni TV ni show ni podcast yo kuri televiziyo yo kuri laptop yo kuri telefone byose. Amazina yo rero yanjye ni Baby Nessa ndetse na Sakari Niyigena. Mwakoze kubana natwe.